Karibu rero mwese mu ijambo ry'Imana n'abadukurikiye ku mbuga nkoranyambaga. Twinjiye mu mwanya mwiza w'ijambo ry'Imana. Tugiye gutangirira mu Batesalonike igice cya kabiri, Abatesalonike ba kabiri ba mbere igice cya kabiri umurongo wa 18. Dusomere Padiri wagize cyangwa se Gabo nziza Abatesalonike ba kabiri wahageze imbere ari gusomera ba mbere igice 2 umurongo wa 18. Twashakaga kuza iwanyu. Uyu ni Pawulo atangiye avuga ngo kuko twashakaga kuza iwanyu. Icyakora ngo ngiye Pawulo sinabishatse rimwe gusa ngo ahubwo ni kabiri, ngo ariko Satani arambuza. Ibyiringiro byacu ni iki? Garukira aho ngaho, wenda aho ngaho usomye ongera usubiremo neza nanone. Kuko twashakaga kuza iwanyu. Icyakora ngiye Pawulo sinabishatse rimwe gusa ahubwo ni kabiri, ariko Satani arambuza. Hano Pawulo arimo aratwereka ko yari afite intego y'ahantu yashakaga kujya gusura Abatesalonike. Yari afite umugambi wo gusura Abatesalonike. Uwo mugambi abipanga bwa mbere, abipanga ubwa kabiri. Yabipanze ubwa mbere agiye kubona biranze, havutse ikibazo gituma byanga. Yongera kubipanga ubwa kabiri, havuka ikibazo gituma byanga. No mwisi y'umwuka atangira gusenga, kubaza Imana niki kiri kujya imbere. Ibi bintu ko ndi kubitegura bikanga, biraterwa n'iki? Ko nshaka kujya i Tesalonike. Ubwa mbere narabipanze biranga, ubwa kabiri biranga. Mana niki kiri kujya imbere mwisi y'umwuka? Niho Imana yaje kumuhishurira yuko ari Satani wamubuzaga. Aha rero turabona umwuka ubasha kuturwanya ukatubuza kugera ku migambi, ku ntego ziba ziri mu mitima yacu. Hari ukuntu umuntu muri we aba afite intego, aba afite umugambi, afite focus y'ikintu runaka, yo gukora ibintu runaka, ugaba ufite intumbero yo kuvuga ngo ngiye gukora mu kwezi nzajya nizigama amafaranga ya naya, nyuma y'aya mafaranga mu mwaka runaka nibura mfite focus ko nzamaze kuba mfitaye. Ukabitegura. Noneho rero ukabona ugezemo hagati bitangiye kukunanira. Abantu wowe ukaba wakwibwira ngo ni ibintu bisanzwe bipfuye kwizana gusa. Nta kintu gishobora gupfa kwizana mu buzima bwawe. Pawulo we ntabwo yabibonye nk'ibintu byizanye. Yabonye apanze bwa mbere byanze, apanze ubwa kabiri byanze, ashaka kumenya impamvu atari guhirwa, ashaka kumenya impamvu atari gushyika kucyo ashaka. Atangiye gusenga, Imana imubwira ko ari Satani wamubujije bwa mbere, ari Satani wamubujije bwa kabiri. Rero natwe muri ubuzima bwacu bwa none hari abantu dufokasinga gukora ibintu bitandukanye neza, ugategura gukora ibintu bitandukanye ukabona biranze, wowe ukibwira ngo ni ibintu byizanye gusa cyangwa ni ibintu byagombaga kubaho, cyangwa ukibwira yuko atari igihe cy'Imana, atari igihe cy'Imana, kumbe ahubwo igihe cy'Imana, ahubwo Satani yakwitambitse imbere. Turaza rero gusenga twirukane umwuka wose urwanya imigambi yacu. Yesu ashimwe cyane. Umwuka urwanya imigambi yawe, umwuka urwanya intego zawe, umwuka urwanya kugera ku cyo ushaka. Uyu munsi hano Bibiliya ihishura ikitubuza kugera ku byo dushaka. Ni ikindi kiremwa kiba kireba ngo uyu muntu arashaka kujya ahangaha, kandi nagera ahangaha biramubyariramo inyungu, biramuteza intambwe, biratuma agera ku bintu nashaka ko ageraho. Noneho uwo mwuka ugateza impamvu runaka ituma hahandi washakaga kujya bitemera, cyangwa se utuma cya kindi washakaga gukora utagikora, kuko uwo mwuka uba wamaze kukubona mu isi y'umwuka. Nge nawe rero turaza gufata umwanya twigenzure mu buzima bwacu no mu mibereho yacu, urebe ni kangahe upanga gukora ikintu bikanga, ukongera ugapanga ubugira kabiri bikanga, ugapanga ubugira gatatu bikanga. Ni kangahe uvuga uti ngiye kuzajya nizigama amafaranga ya naya, bikageramo hagati ugasanga biranze. Ni kangahe uvuga ngo ngiye gufata ibihe byo gusenga ugasanga biranze gusenga. Ni kangahe ugambirira nawe kurura bya bindi ugambirira bya
byanga wowe ukibwira ngo ni ibintu bisanzwe, kumbe hari umwuka watumwe woherejwe mu buzima bwawe. Urabwirwa ngo uyu muntu ntimukamwemerere kugera ku cyo agambiriye, uyu muntu ntimukamwemerere kugera ku ntego ze. Turaza rero gusenga tubwira Imana idukomereza imigambi, nkuko twaze turirimbira ya ndirimbo ngo idukomereza imigambi. Imana ikomeza imigambi yawe, ishyigikira imigambi yawe. Nuzajya utangira ikintu ugisohoze mu izina rya Yesu. Nuzajya ugambirira gukora cya kindi wagambiriye ku mutima wawe, ukigereho ugikore nkuko wakigambiriye ku mutima. Yesu ashimwe cyane. Natwe rero wibuke ko ijambo ry'Imana rivuga ngo murwanye Satani azabahunga, mwegera Imana izabegera. Ni ngombwa yuko dufunguka cyane mu buryo bwo mu maso, bw'amaso y'imitima yacu, nitukabone yuko ibintu dukoze bikanga ngo twumve ko ariko byagombaga kugenda. Ikintu gikoze rimwe kikanga, ukagikora kabiri kikanga, ukagikora gatatu bikanga, menya ngo hari umwuka witambitse kuri icyo kintu. Igisigaye rero ni ugufata ibihe byo gusenga, ukabanza ugakuraho, ukarwanya uwo mwuka. Yesu ashimwe cyane. Noneho wamara kumenya ko wavuyeho, ukabona kwashena mu rugendo rwawe. Dusomere nanoneho Mariko igice cy'9 n'umurongo wa 14. Hanyuma uhere ku murongo wa 14. Nyuma yo gusoma ibyo byose turaza gufata umwanya wo gusenga. Mariko 9:14 baravuga ngo bageze aho abigishwa be bari babona iteraniro ry'abantu. Bageze aho abigishwa be bari babona iteraniro ry'abantu ribakurikiye, ry'abantu, iteraniro ry'abantu ribakikije, n'abanditsi bajya impaka nabo. Komeza. 15 avuga ngo uwo mwanya abantu bamubonye baratangara cyane, barirukanka baramusanganira, baramuramutsa, arababaza ati mwabagishaga impaka z'ibiki? Umwe muri bo aramusubiza ati mwigisha nkuzaniye umwana wanjye utewe na dayimoni utavuga. Aho amusanze hose ayo amufashe amutura hasi. Aho amufatiye hose ahita amutura hasi. Urumva? Akamubirisha ifuro. Akamuhekenyesha amenyo. Akamugagaza. Mbwira abigishwa bawe ngo bamwirukane ntibabishobora. Arabasubiza ati yemwe bantu b'iki gihe batizera, nzageza he kubana namwe? Nushaka wenda bugarukira ngaha. Hano tubonye inkuru y'ukuntu Yesu yaje asanga abantu bari kujya impaka. Asanga hari ikivunge cy'abantu bajya impaka. Izo mpaka nta kindi zari zishingiye ku mugabo wari wazanye umwana we urwaye, kandi akaba yaramaranye igihe kirekire ubwo burwayi. Ariko ubwo burwayi akaba yari yarabuvuje ahantu hatandukanye, byarananiranye. Araza rero kuko yumvaga abigishwa ba Yesu bagendana na Yesu, akumva yuko byanga bikunda ibyo Yesu yakora nabo babikora. Azana wa mwana amuzanira abigishwa. Amuzanira abigishwa ngo abigishwa azi yuko bari bumukemurira icyo kibazo, bari bukize uwo mwana, biranga. Ariko inkuru ukuntu itubwiye uyu nyiri umwana, subiramo wongere wumve uko yabwiye Yesu. Tangirira aho ngaho. Tangira hahande atangira ubwo ati uyu mwana wanjye nazanye umwana wanjye namuzaniye abigishwa bawe. Amubwira ikibazo afite. Arababaza ati mwabagishaga impaka z'ibiki? Umwe muri bo aramusubiza ati mwigisha nkuzaniye umwana wanjye utewe na dayimoni. Nushaka guhagaza aho ngaho. Hano turabona ko dayimoni ishobora gutera umuntu umwuka mubi. Dayimoni wundi n'abamarayika b'umwijima.
n'abamarayika b'umwijima cyangwa se abamarayika ba Satani. Baremwe nabo n'Imana ariko baza kugoma. Dusomere Yuda igice cya mbere mbere yuko ukomeza baguma aho ngaho. Ngabo nziza turere muri Yuda igice cya mbere, Yuda igice cya mbere here ku murongo wa 6. Dusobanura aho ngaho ko abadayimoni ari abamarayika b'umwijima. Dusomera aho ngaho. None aho ngaho rero sasa tubona ko tugiye kureba ukuntu dayimoni ishobora kwataka umuntu. Urumva ko uyu mwana yaterwaga na dayimoni. Ikibazo yari afite kuba iki gihe ubonye umuntu afite uburwayi runaka wakwibwira ko ubwo burwayi bwizanye, ariko uyu mwana uko ise ari kudusobanurira ntabwo uburwayi bwe bwari bwarizanye, cyari igitero. Yatakwaga, yaterwaga na dayimoni. Dayimoni ikamugabaho igitero. None yamugabaho igitero ngo ikamwinjira. Soma banza usoma aho ngaho. Amen. N'abamarayika n'abamarayika batarenze ubutware bwabo. Hera ku murongo wa 5 tumve. Ndashaka kubibutsa nubwo byose hari ubundi nigeze kubimenya, yuko umwami Imana imaze gukirisha ubwoko bw'Abisirayeli bakura mu gihugu cya Egiputa, hanyuma irimbura abatizeye, komeza. N'abamarayika batarinze ubutware bwabo. Irimbura abatizeye n'abamarayika batarinze ubutware bwabo, ahubwo bakareka ubuturo bwabo. Bakareka ubuturo bwabo. Ibarindira mu minyururu idashira no mu mwijima. Abo urumva ko abo nibo twita rero abadayimoni. Abo marayika barindiwe mu minyururu idashira, abo marayika barindiwe mu mwijima w'icuraburindi, abo nibo twita abadayimoni n'abamarayika ba Satani. None rero sa umurozi cyangwa umwana w'umwijima, umukozi wa Satani, ashobora kukoherereza buriya abadayimoni. Abarozi nta kindi bakora, bazamura imyuka mibi ari bo bamarayika b'umwijima, bakayisunikira abantu, bakayituma, bakabwira abadayimoni ngo mugende mwinjire muri runaka mu mutera uburwayi budakira, mwinjire muri runaka pressure. Noneho dayimoni ikava ikuzimu yahamagawe n'umurozi, ikagenda ikinjira mu mubiri w'umuntu, wa mubiri w'umuntu igatangira kuwuteza cya kibazo. Noneho ab'iki gihe rero babona ibyo bibazo bakibwira ngo ni ibibazo biri rusange cyangwa ni ibibazo byagombaga kubaho. Kumbe hari ikiremwa cyazamuwe, cyahamagawe, kiratumwa, kirabwirwa ngo genda. Hahamagawe dayimoni. Dayimoni ntabwo ishobora, cyangwa imyuka mibi ntabwo ishobora kuva aho iri nta muntu uhihamagaye, irahamagarwa igatumwa. Abarozi rero nibo batuma iyo myuka, bakayohera, bakayitongera umuntu cyangwa se bakayijugunyira umuntu. Noneho mba rero sasa uyu mugabo arimo arabwira Yesu ati umwana wanjye namuzaniye abigishwa bawe ngo bamusengere birabananira. Noneho atangira asobanurira Yesu uko uyu mwana yafashwe. Aramubwira ngo dayimoni igimutera. Nuba ngo uyu mwana hari umuntu wamugendagaho, mu yandi magambo yajyaga azamura umudayimoni akamwoherereza umudayimoni, umudayimoni agatera wa mwana. Yatera wa mwana, wa mudayimoni akagenda akinjira mu mwana. Yamara kwinjira mu mubiri w'umwana, umva icyo yakoraga noneho wa mudayimoni igihe yabaga yinjiye mu mubiri w'umwana. Dusomere umwana wanjye utewe na dayimoni utavuga. Nuba ngo uyu mudayimoni wamuteraga ni umudayimoni wari warahawe misiyo kugira ngo uwo mwana ntakajya avuga. Umwana yari asanzwe avuga. Muri iki gihe cyane ushobora kubona umuntu atavuga ukibwira ngo ni ibintu biri rusange, ni ibintu cyangwa se ntumenye ibyo ari byo. Kumbe hari umudayimoni ushinzwe gutera umuntu kutavuga. None uhereye igihe yinjiriye muri uwo muntu, umuntu kuvuga bikamunanira. Uyu mudayimoni iyo yinjiye mu mwana ananirwa kuvuga. Kabiri, aho amusanze hose iyo amufashe amutura hasi. Umva none akandi kajambo, aho yamusangaga hose. Ni umwana ari ku ishuri, wa mudayimoni akamusanga mu ishuri, yahitaga amwinjiramo akamutera kutavuga, agahita amutura hasi. Yamusanga mu nzira, ari mu nzira ari kugenda, umwana arimo arigendera cyangwa ari gukina n'abandi bana, wa mudayimoni yamwinjiramo agahita amutura hasi. Hari igihe Satani yohereza umwuka akabwira ngo genda. Aho uzajya usanga uriya muntu ari gukora imirimo runaka, niba ari business ujye uyikubita hasi, witure hasi, isubira hasi. Niba yarizamutse yaratangiye ku gishoro cy'ibihumbi 200, akaba ageze kuri miliyoni, ageze kuri miliyoni 2, genda umusanga aho ari muri iriya business uyikubite hasi. Niho uzajya kubona ubona umuntu bintu
umuntu yarageze mu gishoro cya miliyoni 2, 3, 5, 10, 100, wa mudayimoni uraje winjira mu byo yakoraga ukubise hasi, abantu bakagira ngo ni ibintu bisanzwe, kumbe ni umudayimoni watumwe. Umuntu yarakubonye abona imikorere yawe, abona ukuntu uragenda uzamuka, agira amashyira ku biturutuki ku rundi, akugirayo aguhamagarira abadayimoni, arabatuma, baraza binjira mu bintu by'umuntu bahita bakubita hasi. Turaza kurwanya iyi myuka ituma tugwa hasi mu izina rya Yesu. Ngo aho yamusangaga hose, aho yasangaga uno mwana hariho hose, ngo umudayimoni yahitaga amutura hasi. Imbaraga zishinzwe gutura abantu hasi mu by'ubukungu, mu by'ubuzima, mu by'imibereho, imbaraga zishinzwe gutura ahantu hasi. Urugo rwari ruzamutse, umuntu akabona urugo rwiwe rwari rutangiye kuryoha rumeze neza, wa mwuka ushinzwe kugira ngo wongere urukubite hasi, ukaza ugateza ikibazo, ugasanga nyine rwa rugo rusubiye hasi. Wa mubano mwiza umuntu yari afitanye n'undi, dayimoni kaza ikinjira muri wa mubano ikongera ikawukubita hasi, ugasanga abantu noneho sasa ni ukubaho mu makimbirane, kuko hari umwuka wabwiwe ngo ujye utura hasi uriya mubano, uriya mubano, bariya abantu ntuzemere ko babana neza, uriya mugabo n'umugore ntuzemere ko babana neza, gutyo iriya nshuti afite ntuzemere ko iriya nshuti abana nayo neza. Ukaba uri kumwe n'umuntu nyine ugushyigikira, ugufasha mu gutyo, ukajya kubona ukabona dayimoni iraje kubise hasi wa mubano wari ufitanye na wa muntu, ukabona wapi, kumbe wowe ukibwira ngo, ukaba wakibwira ngo ni urwango rwa wa muntu runaka cyangwa se n'ibindi byavutse, kumbe hari umwuka wasanze uwo muntu mufitanye umubano, uhita winjira kugira ngo iwukubite hasi. Izi mbaraga turaza kuzirukana mu izina rya Yesu. Turaza gusaba data wa twese kugira ngo atubohore kuri iki kintu. Komeza hepfo noneho, nyuma yo kumutura hasi wakoraga ibiki? Akamubirisha ifu, akamuhekenyesha amenyo, akamugagaza. Bwira abigishwa bawe ngo bamwirukane ntibabishobora. Hagarukira aho ngaho. Urumva uyu mwuka nyuma yo gukubita hasi wa mwana ntabwo hagarukiraga aho ngaho, ahubwo ngo wamubirishaga ifuro ukamuhekenyesha amenyo. Ubwo babandi bajya barota bahekenya amenyo, ubwo aho ngaho birahishuwe, biragaragaye impamvu cyo guhekenya amenyo mu nzozi, cyangwa umuntu asinzira ukabona umwana arimo arahekenya amenyo. Nimuzajya mubona abana banyu bahekenya amenyo, ujye umenya ngo kabaye hari umwuka, hari ikidayimoni cyamaze kumwinjiramo kiri gutuma ahekenya amenyo. Ukabona umwana arimo arahekenya amenyo, wowe ukibwira ngo nibinduka wagenda ukamukangura, ahubwo kumukangura si cyo kibazo, kubita umudayimoni asohoke muri uwo mubiri w'umwana, asohoke mu buzima bw'umwana. Nyuma rero ngo kumuhekenyesha amenyo wamubirishaga ifuro ngo ukamugagaza, ukamugagaza. Noneho hari ahandi muri za Lukaho avuga ngo akamera nk'upfuye, haraho muri Lukaho avuga ngo akamera nk'upfuye. Ukabona ko kumbe hari igihe n'umwuka ushobora kwinjira mu muntu, dayimoni ikinjira mu muntu ikica umuntu, abantu bakagira ngo umuntu apfuye urupfu rusanzwe, kumbe ni dayimoni myinshi. Noneho sasa uyu musazi uyu mugabo uko arimo arabisobanura ngo yamuzaniye abigishwa bajyaho bagira gute, barananirwa, barasenga, birukana umudayimoni, biranga, ntihagira igihinduka. Komeza hepfo. Arangije arabasubiza ati yemwe bantu b'iki gihe, arabasubiza ati yemwe bantu b'iki gihe batizera, nzageza he kubana namwe. Kumbe kutizera niko konyine gushobora gutuma dayimoni itava mu muntu. Wizeye icyo kiremwa cy'umwijima, wo mareka w'umwijima wabacyaha bakava mu bantu, kuko ijambo ry'Imana tubwira yuko muri Luka 10:18 ngo mbahaye ubutware n'ubushobozi bwo kuzajya mukandagira inzoka na scorpion n'imbaraga zose z'umwanzi, kandi nta kintu kizagira icyo kibatwara rwose. Iryo ni isezerano twahawe n'Umwami Yesu ko nta kintu kigomba kugira icyo kidutwara rwose. Wizeye rero, aha Yesu rero ikintu cya mbere yabanje kubona mu bigishwa ni ukutizera. Ahita abaza nzageza he kubana namwe mwabafite kwizera gukemwe. Noneho komeza hepfo tumve. Nzabihanganira kugeza ryari? Nzabihanganira kuva ryari. Kumbe umuntu utizera ababaza umutima wa Yesu. Umuntu ushidikanya, umuntu utizera, umuntu ushidikanya. Iyo dusenga ducyaha abadayimoni, twizera ko bagiye. Igihe uvuze uti mu izina rya Yesu dayimoni muvemo,
ntabwo bisaba kugira ngo uvuge kenshi cyane. Izera ahubwo ko icyo kiremwa kigomba kukumvira, kuko cyashyizwe munsi y'ubutware bwacu. Abadayimoni bashyizwe munsi y'ubutware y'abizera izina rya Yesu. Yesu ashimwe cyane. Bashyizwe munsi y'ubutware y'abakurikiye Yesu bakamwemera, kuko Yesu yaravuze ngo ibimenyetso n'ibitangaza bizagumana n'abizera, bazirukana abadayimoni mu izina ryanjye. Ni izina rya Yesu ryirukana abadayimoni. Iyo uryizera ko iryo zina uryizera, ujya ku muntu ukamwirukanamo umwuka mubi, cyangwa ubwawe ukiyirukanamo umwuka mubi, icyo kiremwa kibi cyinjiye mu buzima bwawe ukakirukana, ukabwira yewe mudayimoni, ndagutegeka mvira mu nda, sohokera mu nda, mvira mu mubiri, mvira mu bana, mvira mu rubyaro, va mu kazi kanjye, va ku mikorere yanjye, va ku iseta yaho nkorera, mu izina rya Yesu Kristo ndagutegetse, rekura intego mfite, rekura imigambi yanjye, wowe witambika imigambi yanjye, ndakuvuma, ndagusenya, ukarwana intambara zikwiriye zawe. Ntuzigere urwana intambara zidakwiriye. N'ijambo ry'Imana rivuga yuko Yesu arwana intambara zikwiriye. Iyo tuvuga intambara zikwiriye, ni za zindi zawe bwite. Yesu ashimwe cyane. Ntambara zawe bwite zirwanira destination yawe. Nujya kurwaniza abandi, ubwo nakazi kawe winjiye mu zindi ntambara, urugamba urarukweduye, rubaye runini. Nongere mbisubiremo, hari abantu bahamagariwe kurwana intambara z'abandi, hakaba n'abandi noneho sasa nyine muba mushinzwe kurwana intambara zanyu bwite zikwiriye. Kandi muri izo ntambara nivuga ngo ni ngombwa, ugomba ese wajya kuburana iby'abandi nabi byaba byarahugujwe, banza uburane 8 wawe, ugaruze 8 wawe. Ugiye kuburana 8 wa murumuna wawe, kandi uwabatwaye 8 ni umwe. None ugiye kubanza kuburanira murumuna wawe utarabanza kuburana 8 wawe. Nuko nguko rero hari intambara tuba tugomba kurwana zikwiriye. Intambara zikwiriye rero Yesu yiteguye guhagararamo, nizazindi uhagurukamo ugahagurukira kurwanira ubuzima bwawe. Kavuga mu izina rya Yesu, mpagurukiye kurwanya umwuka wose urwanya umubiri wanjye n'uwawe. Ako kanya iyo dayimoni igomba kukurekura, kuko ni umubiri wawe. Yesu ashimwe cyane. N'akazi kawe uhagurukiye kurwanira akazi kawe ubona byadogereye, kavuga mu izina rya Yesu, wa mudayimoni uhagurukiye kurwanya akazi kanye, udashaka ko hari icyo ngeraho, ndakuvuma, rekura akazi kanye, rekura imikorere yanjye, rekura amahirwe yanjye. Uwo mwuka uzakumva, kuko urimo urarwanira ukuri. Ibyo urwanira ni ibyawe. Ariko nujya kwa runaka, ndarwanda kurwanya kuri runaka, rekure bya runaka, uzakubaza wowe urinde. Ni ibya runaka nyine, wose ni ibyawe. Ni ibya runaka niko uzakubwira, kugeza igihe keretse niba runaka mufiteho ubutware. Niba mufiteho ubutware, sofura umushumba we, mbega ufite ikintu, mbega hari ubushobozi mufiteho, uwo mwuka nibwo uzagira gute, uzakumvira. Sema amen. Ariko niba utamufiteho ubutware, niba ari umwana wawe, uwo mwuka uzakumva. Nubwo uti wa muzimu wa mudayimoni, mvira ku mwana, uyu ni umwana wanjye, rekura ubwenge bwe, rekura imyigire ye, rekura destination ye. Uwo mwuka uhita ukumvira, kuko urimo urarwanira ukuri. Sema amen. Ni ibintu byumvikana. Sinzi niba logique zanyu ziri kubyakira ngo wumve ko ari ibintu bisobanutse. Ni ibintu byumvikana. Uwo mwuka uhita urekura, kuko ni umwana wawe, n'uwawe wahawe n'Imana. So noneho sasa nuvuga ngo icyo kintu kinjiriye ku mwana wawe, kandi ntigifite ubutware ku mwana wawe. Kugicyaha n'uwo mwanya kizagenda. Kinjiriye umubiri wawe n'uwawe, kizarekura umubiri wawe ako kanya. N'akazi kawe bwite, akazi kawe ni business yawe. Uwo mwuka uzahita uhunga iyo business, kuko ni yawe. Ntabwo uburana n'uwo mwuka iyo business. Ni urugo rwawe, ni umugabo wawe. Nubwo utumwise zina rye, wa mudayimoni we, winjiriye umugabo wanjye, kugira ngo ukaneza kutumvikana nawe. Reko niba ubona mbega bituruka ku mugabo cyangwa bituruka ku mugore, kavuga wanjye, va ku kanya uwo mwuka uzumvira izina rya Yesu ugende. Yesu ashimwe cyane. Ariko niba ugiye kuvuga ngo ugiye gusengera umuntu, waba dayimoni, va muri uru rugo, genda muri uru rugo, urwo rugo wenda ntirugufata nk'umushumba warwo, ntirugufata nk'iki. Iyo dayimoni ahubwo uba ugabye igitero, icyo gitero kizakugarukaho. Nk'uko ubona baba dayimoni, abantu bagendaga bavuga ngo turakwirukana mu izina rya Yesu, wa wundi Pawulo avuga. Abadayimoni bagafata wa muntu bakamubaza ngo baba Yuda, akabaza mwebwe muri bande? Pawulo turamuzi. N'uwo Yesu muvuga turamuzi, mwebwe muri bande? Ngo bagafata abantu bakabakubita, bakabasigara intere, ngo ndetse bakabambika ubusa. Uwo mwuka uba urwanyije uzagukoza isoni. Burya kwambara ubusa ni ishusho yo gukorwa n'isoni.
ushobora kuzagaruka ukazuza ntubikora ako kanya, ariko igihe kizagera runaka usange ukugabyeho ibitero wisanze mu ntambara zindi utazi imva n'imvano z'izo ntambara n'inkomoko yazo. Kumbe hari ahantu wagabye igitero ucokoza abazimu kurwana. Aho wakawira urugamba rwawe, na Yesu ubwo yaravuze ngo umuntu yikorera umusaraba we ankurikire. Urajya kwikorera imisaraba y'abandi urayishinzwe. Icyo kintu kigomba kuba buri muntu ku giti cye agomba kwikorera umusaraba we agakurikira Yesu. None niba warahamagariwe kwikorera, ni ibintu ugomba kureka bati ibi bintu narabihamagariwe, ni impano yanjye, ni umuhamagaro wanjye, sawa we ibyo nabyo byinjiremo. Ariko ni ibintu ugomba kwibaza, wasanga bitari mu nshingano zawe Imana yaguhaye ukabikwepa. Uwo muntu ukawamugira inama, ukawagira gute gutyo, uzamugira inama, uzamwigisha, niba binashoboka umurangira abagomba kumufasha. Semene amen. Ariko izo ntambara ntukazinjiremo. Rwana urugamba rwawe kandi Imana iraza kuguha intsinzi. Nicyo nashatse kuvuga, rwana intambara yawe, Uwiteka arakuzanira intsinzi, arakuzanira kugera ku ntego. Uhagurukira kurwanirira destination yawe, rwanirira umubiri wawe, rwanirira urugo rwawe, rwanirira abana bawe, rwanirira hazaza hawe. Nyuma yo kubona ko hari umwuka ukwitambika ukubuza kugera ku ntego, injira mu ntambara y'umwuka, hanyuma utwara intwaro zose z'Imana, utangire guhangana n'uwo mwuka uvuga uti wa mwuka we umbuza kugera ku ntego, umbuza kugera ku migambi mfite, uri daimoni nakumenye, nuwagutumye owayo wese nubwo ntamuzi, subira kuwagutumye, icyo wazanye kuri nge musubiza ibyiwe, musubirana indwara nya imyuka yose. Baramumuzanira ngo daimoni ibonye Yesu, kandi yarabonaga abigishwa ikabona yahangana nabo bakajya mu mitsi, ariko ngo ibonye Yesu irataka, itigisa wa mwana cyane, aragwa. Umva icyo kintu no ngo yatigishije wa mwana, yafashwe ryari. Mbwa kumenya ni ryari gitero watangiye kugabwaho ibyo bitero ryari, guferinga kwatangiriye ryari. Ese kwatangiriye mu buto bwawe cyangwa se kumaze iminsi bije vuba ahangaha? Ni ryari ibibazo ufite byatangiye? Ni ngombwa kukurura amakuru ukamenya ni ryari ibibazo byatangiye. None watangira gusenga ukavuga uti wa mwuka we wamfashe kuva mu buto, cyangwa se wo maze waje ejo bundi vuba. Ni ngombwa kumenya igihe ikibazo cyatangiriye, no isengesho nyine rigana ku nkomoko. Yesu yagira ngo ajye ku nkomoko y'ikibazo n'igihe cyatangiriye. None sasa ajya ku nkomoko y'ikibazo ati uyu mwana yafashwe ryari, byatangiye ryari. Amaze kumenya igihe byatangiriye, nyina ise w'umwana avuga ngo yamufasha akiri muto. Komeza tumve. Aramusubiza ati yafashwe akiri umwana. Yafashwe ngo akiri umwana. Kenshi cyane umva ukuntu asa musobanura. Kenshi cyane iyi daimoni ngo aramufataga ikamuta mu muriro. Kumbe daimoni iragufata ikaba yaguta mu bihombo, ugasanga uguye mu bihombo, ugasanga iguye mu bibazo, uguye mu maboko y'abajura. Abajura bakakwiba, bakakunyaga, bakakwambura. Kumbe ukibwa ngo ni ibintu biri rusange, kumbe ni umudaimoni uzuka kutuma akujyana mu bihombo, ugasanga ibyo ukoze urahombye. Uyu mudaimoni udutwara mu bihombo, umuriro w'Imana utuveho mu mbaraga z'umwuka wera. Uyu mwuka uzuka duta mu bihombo, ukaduta mu bibazo, ugisanga ibibazo birakugwiririye, ibibazo utsindwe ku buzima bwawe n'ubwanjye mu izina rya Yesu. Komeza hepfo. Cyangwa mu mazi ngo amwice. Urumva intego y'uyu mwuka wari kugira ngo umwice. Wamutaga mu mazi cyangwa se mu hantu runaka kugira ngo umwice. Ukaba waguta mu bihombe kugira ngo wice imikorere yawe. Ukaba waguta mu bibazo kugira ngo gukoze isoni, kugira ngo ukaba wagufungira imiryango, kugira ngo nyine umware ibintu wakoraga byose bishobokera uwizeye. Uwo mwanya se w'uwo mwana avuga cyane ati ndizeye nkiza
niba ushaka ubugarukiye aho ngaho urumva byose bishobokera uwizeye. Iyo uri muri izi ntambara zo kwirukana izo imbaraga z'umwijima, muri kwirukana kurwanya ibyakurwanyije bica ku buzima bwawe, imyuka guferinga, imyuka gutsindwa, imyuka iguta mu ndwara, imyuka iguta mu bibazo, bisaba kugira ngo uyirukane ufite kwizera. Iyo udafite kwizera ntibishoboka. Hano Yesu yavuze ngo byose bishobokera wizera. Niba utashe umwuka izere ngo uragiye mu izina rya Yesu. Ariko igihe utiyanye n'abandi bantu, ibanire yawe n'abandi bantu, niba ubona hari abantu barimo baragenda bagucika, umenya ngo hari umwuka urimo uragenda bagukuraho. None igihari ni ugusata vuba yewe mwuka we udukuraho abantu, twangisha abantu, watumwe kutwangisha abantu, turakuvuma mu izina rya Yesu, turakurimbura. Yesu ashimwe cyane. Umwuka ugukuraho abantu ukankuraho abantu, iyo yose turaje tuyihangane nayo, turaje tuyirimbure. Idutwara amahirwe ikadukuraho amahirwe, turaje duhangane nayo. Kuko umuntu ashobora kuba ari umwe ariko akarwangwa n'imyuka. Ijambo ry'Imana rivuga ngo azirukana abantu 1000. Ijambo rikongera rikavuga ngo abantu 1000 bazagwa iruhande rwawe, abandi inzovu bagwa iburyo bwawe. Ubwo rero ntabwo Imana ibivuga abantu nyabantu, bivuga nyine abantu badafite umubiri n'amaraso. Kuko ijambo rivuga ngo ko tudakirana n'ibifite umubiri n'amaraso, dukirana n'imyuka mibi y'ahantu ho mu kiru. Ya myuka rero ishobora kukwataka ari igihe mugasanga hari umwuka ushinzwe kuguteza ibihombo, ubundi ushinzwe kugira ngo gukureho abantu, gutandukanye n'abantu wisanye. Ubundi ugasanga warabwiye ngo umuteze nyatsi, ntagafu nafata urufaranga uteze ikibazo, ntakarubike, ntakagira urufaranga kuri momo, ntakagira urufaranga kuri konte, abeho gutyo gusa. Ntaraje wapi aje ari umumaro, ariko Satani atumye mudahuza. Ubundi ugasanga warabwiye ngo mugende aho agiye hose. Niba uri umucuruzi, muhagarare ku iduka rye, mutuma abantu bose baza batambuka, ntihagire umugurira. Ugasanga umuntu ni umucuruzi bwije adacuruje, ariko ni Satani, ni umwuka yoherejwe. Ubwo rero muri aka kanya icyo tugiye gukora, tugiye kwirukana izo mbaraga zose, iyo myuka mibi yose iteza ibyo ngibyo. Inkomoko y'ibibazo byo moko y'intambara kugusha, bakagusubiza inyuma, bakakuvana mu byizerwa. Marayika ahangane nabo mu izina rya Yesu. Abahangana nawe mu mpano zawe bakumva bakuzimya neza, ukagenda ukazimangatana, impano bakazitwara zikajyanwa ikuzimu, zigakoreshwa mu bakoniko no mu bapfumu. Marayika witeka ahangane nabo mu izina rya Yesu. Tujye rero gusenga, dufata umwanya wo gusenga. Nyuma yo gusenga kandi ufite kwizera, udusenge ufite kwizera, twirukane izo mbaraga zose zahagurukiye kukurwanya. Hanyuma Imana yacu izana agakiza kadasanzwe ku buzima bwawe. Soza noneho murongo, hanyuma twinjire mu mwanya wo gusenga. Yesu abonye iryo teraniro ry'abantu bimushikiye biruka acyaha dayimoni acyaha dayimoni ati, we dayimoni utavuga kandi utumva, ndagutegetse muve. Murumva hari umudayimoni ushinzwe gutuma umuntu atavuga, atumva. Ukaba wamuteza kutumva, ukaba wamuteza kutabona. Bivuga ngo abadayimoni bari mu byiciro bitandukanye. Hari umwuka nuvuga ngo hari baba bafite inshingano zitandukanye. Iyo bashaka kugira ngo baguteze inyatsi, bahamagara abadayimoni ushinzwe gutera inyatsi, kukwambura buri kimwe cyose. None bakavuga ati yewe dayimoni, genda kuri runaka, icyo afashe cyose ugihita ukimunyaga, ntukemere ko hari icyo amara na kabiri. Ugasanga uwo mwuka ni misiyo wahawe. Nawe koko wakwigenzura mu buzima ugasanga nta kintu umara na kabiri. Wakwigenzura mu buzima ukabona urufaranga ufashe kurubika ntibigukundira, cyangwa se kurubyaza umusaruro. Ku bantu baba bavuga bati basi rubyara umusaruro, niba mbonye 1000 kibyare ikindi 1000, niba mbonye 100 bibyare nibura 50. Ukabona ntibibyara, ntubibyaza ibindi ngo bikunde. Wamugisha wo kugwira, wo kororoka no kugwira. Imana ire mu muntu yaramubwiye, imaze kumurema yaravuze ngo imaze kurema umugabo n'umugore, ibaha umugisha, irababwira ngo mubyare, mwororoke, mugwire, mwuzurise. Uwo n'umugisha Imana ubundi yahaye umuntu akimara kugira gute, kuremwa, kubyara ko kubyaza ibintu. Ikintu cyose ufite ukaba wakibyaza ikindi, kandi cya kindi kikaba cyakororoka kikagwira. Niba ufite ubutaka ukaba wabubyaza ubundi butaka, niba ufite inzu ukaba wayibyaza indi nzu, niba ufite amafaranga ukaba wayabyaza ayandi, niba ufite akazi ukaba wakabyaza kandi kazi, niba ufite perimi ukaba wayibyaza iyindi. Gutyo ukabona ibintu nyine birimo biragenda bigira gute, bibyara. None uwo mugisha iyo abarozi bawuborotse, ugerageza kugira ngo ibyo bintu bikunde bigendere. None ukibaza se kubera iki bidakunda? Kumbe abana b'umwijima bagufungiye, bakudanangiye. Nta kindi cyo gukora rero kiretse kwinjira mu bihe byo gusenga, tugahangana nabo, tukabirukana ku buzima bwacu.
amen. Iyo wicaye ugatuza ukarekera, ubwo nyine birangira gutyo, umugisha wawe wunyazwe burundu. Ni ngombwa rero kujya mu ntambara z'umwuka, ugatangira gusenga, ukaharanira uburenganzira bwawe bwo kubyara, kororoka no kugwira. Ukavuga uti dayimoni va ku buzima bwanjye, icyo mfite kigomba kubyara ikindi kandi kigomba kugwira mu izina rya Yesu. Ukabohoza, ugasaba Imana kugira ngo ikuzihe uwo mugisha wo kugwira. Yesu ashimwe cyane. Tujye rero gufata umwanya wo gusenga. Tujye gufata umwanya wo gusenga, buri muntu ku giti cye. Twinjire mu mwanya mwiza wo gusenga. Umaze kubona inkomoko y'ibikurwanya n'icyo bigamije, imbaraga zirwanya imikorere yawe zikarwanya ubuzima bwawe, biterwaga bwo twabonye ko uyu mwana dayimoni ngo yaramuteraga. Aho niho tubona ibitero nye, tukamenya ngo ibi ni ibitero bya Satani. Krize wayibona ukahitwa ati ino ni krize Satani angabyeho, kamya ni igitero cya krize, umurozi yagambiye kuneza krize cyangwa Satani aneje krize. No, uyu mutwe uri kundya ni igitero cya Satani. Ntiwiriwe kuzuba ngo bimenyekane ngo basi izuba ryagukubise ryagize gute, ariko kumva umutwe uramenetse. Ntumenye ngo ni igitero cy'abadayimoni bagabyeho uburwayi bw'umutwe. Ntumenye ngo ni igitero cy'umusonga. Umusonga ndi kumva ni igitero cy'abadayimoni. Iyi pressure izamutse ni igitero cy'abadayimoni bari kuzamura pressure muri ngewe. Ufata umwanya wo kuvuga wa mwuka ugabye igitero cya pressure, subira uvuye, subirana pressure yawe katikagira nkwambuye amaraso yanjye, nkwambuye inyama zanjye. Ako kanyo nk'ukwita ugenda kuko nyine ni ibyawe nyine, kandi uba ubyumva y'ubwiye, ufite kwizera, udafite gushidikanya, amaze kwisobanukirwa nawe waramaze kwimenya. Uravuga ati yewe wa mwuka we nakumenya ungabye igitero cy'umuvuduko, subira aho uvuye, jyana imivuduko yawe, rekura amaraso yanjye, rekura amatwi yanjye. Niba ari ikibazo cy'amatwumva, niba ari ikibazo cy'amaso, rekura amaso yanjye, ndakuvuma. Umwuka urawutegeka ukagenda. Yesu ngo acyaha dayimoni, amaze kwicyaha imuvamo iragenda kuko yayicyashye. Nawe ahangaha rero ntugomba kumenyera gucyaha umwuka uba wakwatatse. Yesu ashimwe cyane. Ukamenya uburyo ucyaha, ukavuga ati ndagutegetse, vira mu buzima, vira mu mibereho, va mu rugo rwanjye, va ku kazi kanjye, va ku bana banjye, n'izina Yesu, va ku bwenge bwanjye, va ku mashuri y'abana banjye, reka bige, reka ukawutegeka ukagenda. Ariko iyo turetse, n'ijambo ry'Imana avuga ngo ntimugahe urwaho Satani, ntimukabererekere Satani. Ubwo iyo mubererekeye nyine aridagadura pe. Ntabwo rero tugomba kubererekera Satani, tugomba kumurwanya ku buzima bwacu, tugomba kumurwanya ku mibereho yacu. Kandi yaremewe gutsindwa mu buzima bwacu, yaremewe gutsindwa mu mibereho yacu. Iyo utamwihaye akashaka kugufata ku ngufu, nta ugomba uramucyaha akagenda. Cyetse iyo wamwihaye ugakorana n'amasezerano, ariko iyo nta masezerano ufitanye na Satani, ufitanye n'abadayimoni, abadayimoni urabakubita, ukabakubita rwose bakagenda. N'abarozi baba batumye bagakubita bakakuvaho. Reka rero dufate umwanya wo gusenga Imana.